avuga ko ari uburyo bwo kuba umuntu yagiye azubu waciye aho wagombaga guca umuntu adafite umukunzi yakukatira gute ubwo birashoboka Yesu bishaka ko ushaka guca mu nzira mbi kandi yes ubu nyine waciye mu nzira mbi ako tuvuge uciye mu nzira nyine za nyazo n'indi ushaka guca mu nzira nziza utagombaga kwica wabanje kwegera ahantu umukobwa ari urumva ushaka kugeraho n'inzira za nyazo wabanje kumuneka ubwo yagukatira ko tubwirigeza sinzi ntago nanjye mbitekereza ariko wabanje kumenya ibyo ari buzima uyu muhanzi n'umwe mu bahanzi batumye nyine nanjye ndirimba ku rwego nk'urw'ubu ngubu bigezeho uyu muhanzi ndamwubaha sana ni umuhanzi ufite ijwi ntajya amenyera man urabafera ukabafera ukabona ibiceri biri kuboneka ariko mu cyaro se waferanye mu cyaro ko ufite amahirwe ufite imirima wahingamo wakora n'ibiraka biba bihariho mu cyaro ntabwo ibintu biba byoroshye mani wowe ni gute umuntu avuye ku mushike we ibintu byanamubabaje ukamubwira ngo ukeneye amafaranga gute mu buhe buryo wigeze uhinga n'umushike urabizi guhinga mani ahubwo se aho nahinze amayi na za nka zihinga n'izahahinga Bizibiti ndamwemera sana kabisa aririmba neza yandika neza ewana ahubwo mba nibaza impamvu ki atari on top nk'aba bajama nyine bazamukanye nyine tu kuko Sean Breeze imiziki yayitangiye kera kabisa Sean Breeze ni umwe mu bantu batangiye imiziki zamani ariko nyine ukibaza impamvu ki nyine atari hejuru cyane nyine nk'aba basani bandi tubona Okay ndagusoje ukomeje gukurikira AFRIMEDIA wakoze subscribe nawe utarabikora icyo gihe ni nako kanya nshimira abantu bose bakomeza kutwereka ko badahwema kubana natwe 5 kwa 5 amajyepfo amajyaruguru urengerazuba iburasirazuba abanyamahanga bari muri Amerika Canada n'ahandi hatandukanye henshi bumva ikinyarwanda turabashimira cyane yuri kumva kuri microphone ni Sajo 250 cyangwa se unyite igitsimbanye ushatse wananyita the favor god ndi kumwe n'umuhungu hano sindi umuvuge umuhungu nirende nakanyinya ntago nakibagiwe ariko nginyinya ngo ni bimwe mu bintu bitakigezweho kubera iki kitagezweho ngo kubera ko ngo Medi ngo bagiye ngo bagahita bagiye gutya ngo bagahita bagakuramo ngo umwanya ngo bakawukuramo ngo ntago ikigezweho nyine tu nibyo uraza kubitubwira turaza kubivugaho tangire ubwira ko kira AFRIMEDIA Rwanda ewana ubundi nitwa John P niyo mazina nkoresha imihanda nyine yes nitwa John P ndi umuhanzi ikibazo ko wivuga nkanje ukivuga nka Korode twahore ku muhanda nshaka wibwira abakurikira AFRIMEDIA Rwanda nk'umuhanzi yes ladies and gentlemen uyu we ntareba ku mufungo mfite nicyo gihe mushyire mu mago kuko buri gihe abanyitayeho sinzigera na rimwe mubabaza nzakora buri kimwe yifuza imyitwarire ye n'imico ye nukuri nababeshye nisanzwe ni number 1 sinyeneye judges kugira bavuge ko ari mwiza igikombe cy'ubwiza nakimaye kuva wa musina mubonye ntacyo nakunenga wakoze ibyari bikwiriye wateye intambwe nziza yo kunkunda nkagukunda aya mahirwe wamaye sinzayapfusha ubusa ni John P umuhungu wanjye kabisa umuhungu w'abanyarwanda yes umuhungu w'abanyarwanda kabisa John P ko nawe uri mu ayori babita iki abarani yes afrobeat gusa ngiye umuziki nago umuziki wose ngi nawukora kabisa umuziki wose nawukora kuko ni ibintu kuririmba nkunda ntago ari ibintu nishaka mu byadanje John P wisanze mu muziki bigenze gute byagenze gute kugira ngo umuziki nakunze kuva zamani kuva kera kabisa
kuva kera ariko ntazi ngo nzakora indirimbo gute ngo nzabigenza gute. So rero nibwo naje gukubitana n'umuhungu muri quartier view ngiyo. Narambwira ati man hari akaririmbo twenda gukora ariko ibiceri n'ibikeya. Ati shaka ibiceri bikeya uze tujye muri studio. Mu nyine hari abandi batipe, hari undi mutipe nawe yendaga gukora, naramushimira cyane. Umutipe nyine watumye ninjira muri studio kuko numvaga bizagorana. Ubwo ngubwo utwo duceri dukeya twaburaga mbana dushatse nterekaho tuba dukoze indirimbo ya mbere ntangira umuziki gutyo nyine tu. Mwari nkabangaye? Twari batatu dukora indirimbo yitwa Umurava. Indirimbo yakoze ibitari byoroshye nyine ahantu duturuka nyine tunturuka ifingi y'ingoma za ngoma. Yes, ubugeze i Kigali bemba ndavuze ati umuziki rero nkomeje kuwukorera ibyaro ntago hazashya neza, navuga ni reka nzamuke nibone nono byo mu cyaro bisharo bihaje by'ibyana kuko ubushaka kuzamura level apana guhama kuri level imwe kugira ngo nyine abantu nyine bakubone baruta abari basanzwe bakoze tu. Icyo gihe studio yabaga mu cyaro cyangwa mwaje? Nago yabaga mu cyaro, urebye nyine ni umujyi mukuru nyine w'iwacu ikibungo nyine tu turarikodinga indirimbo irasohoka. Indirimbo mwayicishije kuri itangazamakuru, kuri YouTube, ku maradiyo? Indirimbo ahantu iri ngubu iri kuri channel yanjye irahari yitwa Umurava. Wowe wikoze iyo ndirimbo ndumva ubwo niyo ya mbere tu. Ukuvuga ngo iyi ndirimbo nshaka kuba narayikoze muri 2017 ariko ntago yese isohokera kuri iyo YouTube channel yanjye kuko byabanje kugorana nyine kugira ngo sohore nkore YouTube channel. Ubwo ngubwo muri 2017 ubwo nibwo nakoze indirimbo ya mbere. Yego. Ujya muri studio ni ibihe binabonyemo bikagutungura bikavugatira kurenza? Ubundi muri studio numvaga ko ari ibintu haba hari ibyuma byinshi cyane nyine byinshi, amabafure menshi, amamixeri nyine ibintu byinshi cyane. Ikintu cyantunguye bwa mbere nyine ninjiramo nasanze atari ko bimeze, gusa nyine haba hari ibikoresho ako nanone ntago ari byinshi nk'ubyo natekerezaga ko biza kuba bihari nyine tu. Urahagurutse ugiye kuri mikoro cyane ugomeza kuri mikoro mbere na mbere nyine urumva nk'umuntu ugiye gukora indirimbo ya mbere nari mfite ubwoba producer arankora ambwira ati umva tuza sha petit tuza ukora indirimbo yawe biraza kugenda neza. Mbona indirimbo ya mbere irasohotse nkomereza nyine nkora n'izindi nyine tu. Umaze gukora indirimbo zingaho? Ubu ngubu umaze gukora indirimbo 6. Yes. Iyo ukunda cyane muri zo yitwa ngiki? Indirimbo nkunda cyane muri zo zose indirimbo zanjye yewe ndazikunda ariko nyine hari ibirimo nyine uvuga ati iyi ndirimbo cyakoze. Wayiririmbe ndi umukobwa? Uriya nk'aba artiste hari igihe ubona ukreatinga nk'inkuru ukavuga ati inkuru imeze gutya, cyangwa se nk'umujama akaza akakubwira ati imeze gutya mwana afite umubebi gutya dukundana ariko imeze gutya. Nk'umu artiste nyine ukaba wahita ubikoramo ikintu nyine kikajya hanze abantu bakacyumva cyane ko aba ari n'inkuru yafasha n'undi muntu kuko uwo muntu inkuru iba yaramubayeho n'undi yamubaho. Yes, ukagenda gutyo nyine tu. Nyine nyira ndirimbo turirimbe umukobwa wayiririmbiye wawe no ntago ari umukobwa nayiririmbiye ariko muri rusange ni indirimbo wakoresha iyo ari yose wenda nk'umuntu agiye nko gushaka. By the way ashobora kuba wenda afite umwana yemera fresh akamureka akabasanga wenda we ntareba ku bintu by'ibiceri cyane sikizanera oya ntago cyagutera amabuye kuko iriya ndirimbo ni nziza oya nta dushegu turimo. Iriya ndirimbo ni indirimbo nziza kabisa, nta dushegu turimo. Uwo muri aka kanya n'izihe mbogamizi uhura nazo mu muziki nyarwanda? Of course ibiceri biba ari bikeya cyane kugira ngo winjiye ubone ukoze indirimbo ya mbere wongeye kubona andi yo gusubirayo. Biragoye cyane biragoye, biba bigoye no kwihiringa
ewana utanazi ngo ejo nzaba ndi he cyangwa se nzagera kuki. izi nicyo cyonyine ntago ari ibyo ngibyo. Umuziki kubamo katara, umuziki umuziki mani, niba hari ikintu nabonye gishobora kuba kigoye ariko kuri bamwe kuko abantu bose ntabwo bagendera kira kimwe, mani umuziki ni kimwe mu bintu bigora abasani kabisa. Byibuza gutigita urebe ngo urahura na runaka ubusanga ari ibibazo ewana gukwepa sometimes akubwira ati giti ni iki ibintu nk'ibyo ariko bro imiziki ntabwo iba yoroshye. Ngiye nyiri ibyaro nigeze kwa approachinga umujamo, urumva mu muziki nyine tu nagerageje guhamagara Amaji naramusuhuza cyane ndamubwira ati Amaji njye ndi talented, mfite impano yo kuririmba, ndashaka kumfasha mu bijyanye n'umuziki. Ambwira turi nduherereye he kubera rero mani niki wumva nyine ibintu bigiye guhita bikunda kubera ko hamagaye umuntu usanzwe uzwi mu muziki cyangwa se muri entertainment, ntabwo uhita no kuvuga ngo uribwira cyangwa niki, wowe wikanga wavuze ikikubabaje. Ahita ambwira ati wowe uri nduherereye he? Kumbwira gutyo ndavuga ntamaye tubunda ku kantu nakibagirwa iki. Bitamubwira rambatira sase rero tufite amafaranga azi abwata Amaji nayo kabisa, amafaranga nayo tiwe wimfasha ndabizi ko nazakubera umuntu mwiza. Namwe ati peti we banza ushaka amafaranga hanyuma ibindi uze dukore icyo bita umuziki. Ngati Amaji nk'ubu ntabwo ushaka kumfata nta nubwo byibuza wumvishije n'impano yanjye wese umbwira ngo nzana amafaranga wenda n'ibyo bice ntabyo mfite, ariko kwe nta nubwo wabanza byibuza wumve n'ukuntu ndirimba umubwira ati courage wenda bizanaza no guhita umbwira ngo amafaranga ibyo byose kuko ari ishusho y'uburyo cyane. We ntabwo narebye ko ari ishusho y'amafaranga kuko nari nyine n'umujangwe utari wanamenya ngo imiziki ngo bimeze bite, utari wanajya n'i Kigali ngo ubanze noneho winjiremo ubanze umenye ibyo ari byo. Ewana Amaji ndavuga ni okay wenda ni gateye ndatuza nyine ndaturiye tu. Ariko imiziki mani muri rusange imiziki ntabwo biba byoroshye no kuyikora utazi ngo bimeze bite tu. ese ubundi kuwanya ari ikibungo iyo ugera gutyo ukagenda kwa kundi kumwe ko kugatanga bigenze ibyo byose avuga ati jewe ikibungo baratubutize ukuntu bigenze. Ariko buriya rero ibintu bavuga ikibungo cangiye ntabyo nigeze mbona kize wenda n'umwana ari ukuvuga ngo nuko ari iwanyu iki akichinana ibyo bintu by'abarozi Dore icuruza no ku muhanda yampaye ngo butatejana ntabyo nigeze mbona njye ntabyo nzi ntabyo nigeze mbona kabisa. Niba bari ukubabeshyira no kubabeshyira no si ibintu nigeze mbona. Waje Kigali n'imodoka cyane oya naje n'imodoka mani nari ukuntu tumaze kuvugana mu minota 5 ngita mubona hano mani naje n'akabayisi kamotoka mani naje n'akamoto mani. Uri kujya ibyana bya Kigali kubera umuziki. Ibyana bya Kigali se shawe uvuye mu byo mu kibungo tuza kwira ibyo Kigali. No nashakaga nyine iterambere ryanjye nk'umuhanzi isi yose nyine ko nanjye hari ikintu nshoboye tu ngaragaze abantu nyine ko hari ikintu nanjye nakora muri society nyarwanda. Byaroroshye no kugaragaza talent yawe uri ahantu hari hose. Oya urugero biragoye. Niba smart guys bari abatipe rero siba bikibungo nabikibungo ariko ibintu by'imiziki bitandukanye na cinema. Urebye nk'ibitangazamakuru byinshi byagufasha mu bijyanye n'iterambere ry'umuziki byose byibera i Kigali. Ubwo wambwira ngo uri mu ntara umbwire biragoye uko mbitekereza njye ni ku giti cyanjye, ariko ntago wambwira ngo uri mu ntara ngo ze ngo ushake kuba melody ntago bishoboka. Ibyo bintu ntago bikunda. Byashoboka ariko bigusaba kuba uri mu murwa nka bivuze ngo umurwa ugiye kuzaberamo nk'umugabo.
ntabwo wumvamo. oya ntabwo mbitekereza kuvamo niyo nanabitekereza mpita mvuga ati ashwi naguma Igice kintu kigucine cyatuma udasubira mu cyaro. Ikintu Imbaraga uvuga ati njye sinasubira mu cyaro. mbere na mbere naje nje gushaka ibiceri mbere na mbere. Kubibona se natwe twabivuze. Njye nshaka kwisubira cyaro. Aho reka mbanze mbense nk'umucecetse w'akantu gato kidogo kubera ko ibiceri byo comparing ukiri mu cyaro n'ubu ngubu. Nyine mu cyaro n'ubu ngubu uburyo bwo gushaka amafaranga mu cyaro bisa nk'aho ari uburyo bunagoranye bunanavunanye birenze inaha mu mujyi. Ari mu mujyi se ko umuntu wese atunzwe no gufera mani urabafera ukabafera ukabona ibiceri biri kuboneka ariko mu cyaro se waferanye. Mu cyaro ko ufite amahirwe ufite imirima wahingamo wakora n'ibiraka biba bihariho. Mu cyaro ntabwo ibintu biba byoroshye mani. Wowe ni gute umuntu avuye ku mushike we ibintu byanamubabaje ukamubwira ngo ukeneye amafaranga gute mu buhe buryo? Wigeze uhinga n'umushike urabizi? Guhinga mani ahubwo se aho nahinze amayi na za nka zihinga n'izahahinga. Umusaruro mu muziki wawe uri kubona gute? Umusaruro mu muziki wanjye ntabwo navuga ko ubu ngubu umusaruro uhagije aka kanya uri kuboneka gusa ariko navuga ko bigenda bitera intambwe ku yindi. Urumva nk'ubu ngubu ntabwo navuga ngo uko nari imeze umwaka ushize ntabwo ariko ubu ngubu imeze, bigenda bizamuka nyine gake gake, ntabwo bigenda uhite bizamuka nk'uko umuntu abishaka cyangwa se ko umuntu abikora abitekereza, ariko nyine resulta nk'iyo ugenda uzibona tu. Umaze kugera natubwira umaze kugera i Kigali kumyasi yo kugendekera wari uje muri famiye uje mu kazi uje kwiga? Ubundi maze kugera i Kigali ntabwo ibintu byari byoroshye nyine tu. Waje kugera i Kigali naraje nje nyine muri famiye baranyemerera nyine bamfata nk'umwana ndakora, ariko igihe kigeze nyine ndavuga aho bigize ntabwo ari ngombwa kuba muri famiye, nanjye maze kuba umuntu mukuru reka nigira ukwanjye nyine tu. Nuko nyine byaje kurangira nyine ndi hano i Kigali tu. Iyo utari mu muziki uri gukora iki? Usanga ngiye ndi umutekinisiye, nkora telefone, radiyo, ibintu nk'ibyo nyine tu. Nicyo kintu nyine mba ndimo kabisa mu buzima bwa buri munsi. Cyane ahubwo ikoremo imbere cyane. Ubu ngubu uraduteganyiriza iki? Ikintu mbateganyiriza cya danje ni ukubaha imiziki myiza kandi ewana mukanshyigikira nyine nk'umuhanzi wanyu tu, mukanshyigikira ewana mukama akaboko, umugani wawe yagwa niwe njya no mubivuga mani. Tuba dufite ibintu byinshi byo kubahereza. Umuntu utinyika kwinjira muri studio aba afite ibintu byinshi byo kubahereza, ariko mu gihe mutamuhaye support nyine mumwereke ko ibyo bintu basi mwanabibonye ewana biragoye nyine ko nitwe ni mwebwe tuba dukorera abantu mudukurikiye muri kutureba, ni mwebwe tuba dukorera. Mutabibonye cyangwa se umuntu adushyigikire nta ibyo bintu nta kintu ibyo bintu byaba bimaze tu. Icyo tuba tubasaba nk'abartiste cyangwa se n'undi uwo ari we wese ni ukudufasha nyine kugira ngo ibyo bintu bikomeze bigire kure tu. Indirimbo yanyu muheruka kuyikora gute? Indirimbo mperuka gukora ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo iri mu bwoko bwa drill yitwa Nawe, mperuka kuyikora hashize ibyumweru 2. Audio na video? Ni video na audio tu. Byasohokeye cyane? Byasohokeye icyarimwe. Ubu iyo compare ukareba mu myaka yashize cyangwa mu minsi yashize mwino minsi usigare ugashyira indirimbo ugasanga ku rusengero byose 1M wenda ujya kuzamuka ntabwo ariko iyo compare indirimbo zawe range y'igihe indirimbo yabaga imaze kurebwa uri kubibona gute? Iyo urebye muri iyi minsi ubona ko nyine byarahindutse nyine, usanga nk'ubu nyine umuntu uko zarebwaga mbere ntabwo ari ubu ngubu zikiri kurebwa. Ntekereza ko nyine ibintu nyine bigenda bitera intambwe nubwo wenda bitaba
ari nk'iyo uko ubu umuntu abiba bitekereza nyine turi kubona ko umuntu akomeje gukora bishobora wenda kuzajyaho bikanaba tu. Iyo urebye nyine nko mu muziki wawe ukomora kuri ndi muri famille yawe. Umuziki wanjye iyo ntekereje mba mbona umuziki wanjye nkuko mwako babyeyi bombi kubera ko papa yari umwanditsi indirimbo ze n'ubu ngubu yari umwanditsi nyine muri korali Dore akazi nyine korali ziririmba n'ubu ngubu korali hari indirimbo hari amakorali yagiye abamo hari indirimbo yize bakiririmba urumva yagiye yandika nyine bakaba bakiziririmba kandi hashize igihe kirekire. Oya badepera ewana ndi umwadepera ahubwo wadanje so rero n'ubu ngubu mera ubu tuvugana nta dirije wakora urumva ntago wajya imbere y'abantu utabyiyumvamo ushobora kugenda akakwantona neza byadanje akavuga ati ubundi baririmba gute kikawa cyana ujye umwegera ukavuga kuririmba Meri arabizi cyane Mera siko ndirimba kabisa. Iyo abonye winjiye mu ndirimbo za sekira bo bazi ko nkari za satani. Indirimbo za satani winjiyemo abifata. Mera agerageza kubyumva arabyumva ko nyine umuhungu we ari byo akunda. Usibye ko n'ubundi nizo bavuga ngo nizaririmbiwe Imana. Umuntu yanagakubita ariko nta nibikaze tu ahubwo ndashaka kuzakabatamo. Karirimbiwe Imana cyane gatavuga ati umuhungu noneho yaje naje. None se Jongo ati ntabwo ibigize bashaka no kuguca ngo bakureminga. Umuziki ntago byabura kubera ko abantu bose ntago bumva ibintu kimwe. Urumva uko ushobora kumva runaka ntago ariko ushaka kumwumva. Ashaka kuba yakoze ikintu cya danje ariko wowe kumva ntago cyagukomye nyine tu niko umuziki umeze. So rero gushaka gusanga abantu muri abo ngabo bashaka kuza bati mwana wabiretse koko kuri kwigora ukigira mu turimo tw'amaboko ko ari byo wishobore gusa nyine kubera ko umuziki ni ikintu kigukoraneza n'igihe upanga wenda no kubivamo ariko wana umunsi umwe runaka ugatuvuga ati wapi ndagiye utuye muri twa turirimbo uba waragiye wandika abasani baba bafite amakayi menshi yanuze imirongo. Ninde muhanzi wifuza ko ujye uvuga ati n'inzozi zanjye ko nakora mbona shaka wazumbaje nako ubwenge koko ubundi reka nkubwire cy'umuhanzi nakuzemo uyu muhanzi n'umwe mu bahanzi batumye nyine nanjye ndirimba ku rwego nk'urw'ubu ngubu bigezeho. Uyu muhanzi ndamwubaha sana ni umuhanzi ufite ijwi ntajya amenyera yitwa Sean Breeze. Sean Breeze ndamwemera sana ewana ufite inzozi kuzakorana nawe. Sean Breeze kumujyaho biragoye. Sean Breeze aba afite akazi kenshi nigeze no kumuvugisha ariko arambwira ati turaza kuvugana kugira icyo gihe ntago turongera kuvugana ariko Breeze ndamwemera sana. Ukomeje kugerageza se wumve ko ntago ndongera kugerageza nyine to ntago ndongera niba muri kukubaza kuri Illuminati iteza bavuga ngo ifasha abahanzi ifasha abantu kubera icyo utayijyamo Illuminati se happy kabisa. Illuminati ntago ari ibintu byanjye wose najye reka man no ngo Illuminati ngo gusaba ngo ikintu ukunda bya danje ni cyo kintu ukunda cyane. Ngiye nkunda umuryango wanjye no ukunda bambe urumva mbere na mbere nkunda Mary ndetse n'abarumuna banjye ure kumbwira ngo wavuyemo ngo barumuna banjye ngikingi ntago byakubona aka kanya bagufatiye imbunda kuvuga ati hitamo mama cyangwa barumuna bawe ubwo se sinakemera nkanapfa azo simba fezera ariko nakemera nkanacaho tu ntago nakubeshya Mary wayitumuye ndareba muri barumuna byanjye cya
cyaje kitakumva ikibazo nyine bareba wa wundi uri connect n'umutima wawe avuga ati mutware n'umurenge wose byoroshye mutware n'umurenge wose ubwo se bibaye ngombwa ko bakubwira ati urabura urugingo rwawe ukunda urumva urugingo rwawe ukunda wowe yareka mbanze nkubaze urugingo rwawe ukunda ati hanyuma tuguhe byose wifuza na hiti na kintu n'iki n'iki byose wifuza nabahereza uruhu rwo kugatira oya ubwo se nirwo ukunda ntago ari rwo ukunda we ikintu ukunda ubundi ukunda iki ku mubiri wawe unaje kukubaza utangiye kumbaza okay nari okay utaturi kuganira ikintu kira sha ubugabo bwanya ntabwo nawe igitsina cyane sinakiba nicyo kintu ukunda cyane none ko icyo gituma nitwa umugabo okay ariko hari abemera bagahe bakavuga ati nubwo dufite za kadasiteri ngo mwimbere haba hibereyemo akantu harya bakitaka kagonyi agaki kakazu k'ibyatsi kakaba kari imwe mwimbere nyine avuga ati ahangaha niho nzajya nirarira nyine nanjye niko mbyumva tu okay impamvu ndi kubikubaza tugende ku muziki wawe yes umuziki wawe umaze igihe ukora uramo n'imbogamizi nyinshi imbogamizi ni zawe nyinshi nuwuhe muhanzi wifuje gukorana nawe atari Ama-G nyuma yaho bikanga oya Ama-G nagiye amfashe nk'umuhanzi we nk'umuhanzi kubona ubushobozi nari mbufite n'ubu ntabwo ariko nyine tu ntabwo ndatekereza kuvuga ngo ndakorana n'umuhanzi kwako nanjye ndakirema nta hantu biragera ariko ntabwo ndirimbo usibye iyo ya mbere nta wundi murakora usibye ndacyari kwikorana Dore gira umere gato akapera uduhe akapera kuri iyo ndirimbo umaze iminsi usohoye ni indirimbo nziza muri make sanjiraza no kuyapiningira hasi muri komenti ni indirimbo nziza cyane nakoze nitonze ewana ni indirimbo so ni story umukobwa nyine mwiza mu by'ukuri wenda hari undi mutipe umukunda ariko nyine uwo mutipe nyine akaba abona atamwumva nyine tu atashaka no kumwumva urumva sasa ariko akaba amubona tu akabona ubwiza bwe buratangaje umutipe akaba ari ufite ubwiza butangaje umukobwa uyu mutipe akaba ari ufite ubwiza nyine tu so rero akavuga ati ese umubebe ko mubona iki ariko akabona nta buryo azanamugeraho urumva agatuma inshuti abavandimwe ariko bikanga ibintu bikanga guca moto agahitamo nyine tu kubipowa igihe wenda cyazagira se kazavuga ati wenda bizakunda Imana nibishaka ni muri ubwo buryo rero nanjye nk'umwaritiste rero kuri pepa niho bita bibera iyo ni true story ntabwo ari true story nyine ni nk'uko wicara ugakiriyatinga nyine ukavuga ati iyi nkuru yes ni inkuru yes hari ukuntu umuntu nyine afite umuntu nyine ugakiriyatinga story nyine tu ese ibintu ntabwo birakubaho ibintu bijyanye n'iki ukunda umukobwa ukabura ahantu uzamuhera ukajya saa kumi uzugira ngo ibyo bintu hari ahantu bitaba nta muntu bitaba ibyo bakobwa ukuntu bumva nabi ariko wenda navuga ko ari uburyo bwo kuba umuntu yagiye azi ubu waciye aho wagombaga guca umuntu adafite umukunzi yakukatira gute ubwo birashoboka ushobora guca mu nzira mbi yes wowe nyine waciye mu nzira mbi ariko tuvuge uciye mu nzira nyine za nyazo wabanje kwegera ahantu umukobwa ari urumva
ushaka kugeraho n'inzira za nyazo wabanjije kumuneka ubwo yagukatira ko sinzi ntago nanjye mbitekereza ariko wabanje kumenya ibyo ari byo yanga n'ibyo akunda yagukatira gute umukobwa bamereka okay akapera bandira imbere ko iyo ndirimbo yawe ko ndirimbo mperuka gusohora wenda nk'umunota wakobwa muyumve muyumve kabisa indirimbo nziza nakoze nitonze ndavuga ni indirimbo ngomba kuyishyikiriza abanyarwanda indirimbo ivuga gutya sikumbuza ahantu nkatangirira wari kandi none ndumiwe mbuza ahantu nkatangirira kabisa okay ndamubona gato ndagiye sikuru nkongera kumubona groba igihe cyose mubonye guhindukira ubundi biba amateka nkigera kejeri ntigatwabanaga imvumo yambwiye ngo umva peti ibintu byacuravuta ngiye kuzana i Kigali ntibigikora peti mitamo inzira yo kwishakira ibiceri n'ubundi mbona nta myaka 100 ibiceri ndapeye inshuti ze ndatuma biranga umwana Andyasine ibiceri ndapeye inshuti ze ndatuma biranga umwana Andyasine mu bihe byose ubundi nagize na numwe nigeze mbona nakunda nkawe mu bihe byose ubundi nagize na numwe nigeze mbona wankura mu byanjye hoya nawe dukomeze na verse kabiri okay abanzi neza ubundi baziko nakunda ibintu by'ababebi gusa baby we mubona ntiyatwaye uruhu n'uruhande gusa ahubwo yatwaye impande zose FF abibona nk'intambara musawa ntacyo wazo namubwira bakoze ikintu gisa na block rotipa atazagera ku muryango negereye microphone nkirininge uyu mutima uyu mwaka wo naby'imikino ijambo rimwe rijyane n'igikorwa bane yahuzu cyangwa bameye si imiziki kuyikora ntibinsaba ibyatsi nka yamaniga ahubwo ndi talented byo gukoma fanizi muzika nyarwanda mu bihe byose ubundi nagize na numwe nigeze mbona nakunda nkawe murakoze ari jambo numvise ma yes FF uri kubona nyine navuga ko ni nk'akazina nyine tu yes harimo kandi ni akazina nyine tukaraho urumva nk'umu-artiste hari igihe uta-mentioning izina ry'umuntu oya ntabwo ari faka ni akazina tu ni akazina karaho gira icyo bisabira abanyarwanda abanyarwanda mushyigikire mbahereza ibintu byinshi kandi byiza twihuta cyane tugana ku musozo nshaka ushimire abantu babiri bakwinjije mu muziki banyinjije mu muziki ndashimira umuntu witwa Kwifuji abantu benshi wenda ntibamuzi ariko Kwifuji ni umuntu mba hafi tu agerageza kumva ibintu byanjye ndetse akanabisangiza n'abandi tu urumva ni umuntu umfasha tu umuntu umfasha so abandi bantu ndashimira nyine abantu muri rusange nyine tu abantu badahwema kumva ibintu byanjye abantu nyine bumva ibintu byanjye nyine umunsi ku wundi abantu ndabashimira murakora cyane tu nta kindi kintu mbona ni ukubashimira gusa nta kindi kintu mbona nabaha turagushimiye wakomeje gukurikira AFRIMEDIA Rwanda wakoze subscriber nawe utarabikora bikora aka kanya tubane 5 kwa 5 njye uri kumva kuri microphone ni Sajo 250 ushobora kunsanga no kuri Instagram Sajo 250 nk'ibisanzwe bye bye ciao